aratwika kandi azahita kumenya, tuzahita tumwohereza, nzaguhuza n'umukirekazi wa mbere hano kuri TikTok aciyeho. Bamwita Lili Pupe, Lili Miracle. Akora ibi SG uzaza mu Rwanda rya nk'ubu ntabwo kimenye ibyo bagihaye. Lili Miracle, thank you so much. Thank you so much Lili Miracle. Ubu uramubonye? Lili Miracle. Ngendo nyigisha ariko gake nawe winererana. Uwo nguwo nk'ubu afashe amadolari 100 ye ahita yakubitiramo, ahita yagukubita cyangwa arenza amadolari 100. Kugufana. Lili Miracle ibibizu byinshi. Ubu nawe bamumwisabira nyine ntarimo ndagusabira. Bamumwisabira. Lili Miracle nago ndi kumubona arihe? Ntabwo uza kubabona kuri ni benshi, wemera nkaho usaba. Tesha, thank you so much. Ari witwa Tesha nawe yisize insenda. We bamwusabiriza ariko uri kunoza gusaba Dumba we. Wewe ubinkorera, we binkore we saba. I love you people. Sore ko 12 byageze. Nabwiye ngo ndi umugome ndakwica. Uranyica gute? Wesa bariko ngenda shimira ahubwo abamaye. Nsabiriza saba. Sabiriza nanye namwigiraho. Ngiye ngusabire. Sawa nta kibazo niyo. Banyarwandakazi, abahanzi birabananira kuba bashobora kuza hano bagasabiriza nkanjye. Murabizi ko ngewe Dumba no mu modoka njyamo nkahita mpindura ikiburo nkakibereka. Dodai, thank you so much. Dodai, thank you so much. Umuntu umera umuhanzi ewana arakoze cyane. Wampera umuhanzi gift ukayinyima. Ngewe gift murazimpa, mwarakoze murazimpa, ariko nimuzajya mubona umuhanzi hano mubahe mundeke. Abahanzi bacya muri byinshi. Abahanzi ni abantu bakora video za miliyoni 3 akabura n'igitaramo mu mezi 6 akaba atarabonye igitaramo kandi abafana bakibasaba umuziki. Rero nkanje umenya ibibazo by'abahanzi niyo mpamvu mbamenya. So twebwe mwego mukunda kubona abantu baguma baza hano ukabona isura yanjye ukaza kunyiyumvamo, ariko abantu baba barimo bararwana naba bahanzi. Kandi njyewe yaza promoter aza umuntu bakurikirana mba mbizi ibintu baba barimo baracyamo. Ariko rero nk'umuntu uba waratanze amafaranga menshi bure biramunanira none kuza ngo atanga ayo mafaranga narangiza ze hano nanone yongera asabirize nkanje. Rero banyarwandakazi mureba abahanzi mu nkunde. Umuntu wari wese afite gift out there. Hari ubwo ego sometimes njya mvuga nabi iyo mbabonye mwanze nko guha abahanzi gift mvuga nabi kubera ni njye ububizi. Urumva, kandi muzajye mumbabarira nimba tuka mwanze gutanga gift ku muhanzi. Nibwo nico gihe cyonyine nzajya ntukana nka Godfather. Urumva? So Lili Miracle, niba ufite ikindi kintu kikibitse uno muhanzi umumpere, murakoze cyane. Ubwo nwaza kongera gusabiriza mu nyuma. So kubajije uzaza i Kigali ryari? Nzaza i Kigali do wari nzaza i Kigali mu mpera z'uno mwaka. Umwaka urimo urarangira. So Diaz baravuga ko abantu batanywa inzoga kenshi ari abasambanyi. Wabavuga abantu banywa inzoga nibo basambanyi. Gute? Inzoga bro, inzoga naguzi ko muri vina ari umukobanyi. Ngo abajihani Kigali anywa inzoga nyinshi, akanywa inzoga ubundi akabyuka mu gitondo yareba hejuru akabona nago parafari yiwe. Akabona nago parafari yiwe, akabona nago ayizi. Yareba idishya akabona ahantu ari nago hazi. Yareba akabona nago ari wenyine. Harimo mu buriri harimo ikindi, harimo iyindi gender. Atazi ukuntu yahageze. Ibaze nyine tu.
ariko abantu batanywa inzoga ni ku mibare ni gutya ni kuwa gatandatu saa moya za nimugoroba abafite n'igihe. Nese wowe nk'ubu ngubu hit ufite nega ntabwo ndahitinga ndumva nzahitinga kikurenge. ntabwo urahitinga wapi kabisa. ufite hit 3 imwe ifite miliyoni 6. ntabwo ari hiti ubundi ngomba kukubita hiti ku buryo bana ubwoba buhita bukwica. Okay, njyewe ndikamfate ko ufite hit ufite umaze kurisambanyamo abakobwa bangahe? Njye abakobwa nibo bashaka kunsambanya ahubwo nkakizwa n'amaguru umva umuniga. Hari flow yanjye mfite mu ga freestyle kitwa maybe ndimo ndavuga ngo aho bigeze ubu abakobwa nibo basaba abahungu so what the fuck you gonna do nungwira mugenyero nka kwimituru bivuge bera nk'ubivuga n'ubi utabiririmba bimenyesha ubanga aho bigeze ubu abakobwa nibo basaba abahungu abakobwa benda kutwica. Rangiza lyrics zisobanure neza zigenda buhoro. So what the fuck you gonna do nungira mugenyero nka kwimitu iki ituru agiye kwisetsa rero usekejwe ni Gota paka yugana nugera muri genyero nka kwimituru nka kwimaga biza black nigga. Gahunda rero wowe abakobwa ni wowe abakobwa baba barimo barakwirukanka ugahita wiruka. Ahita nyizwa n'amaguru bro. Uyu mugongo nawukura he? Wewe. Basi se ufite girlfriend reka twumve. Ufite umukunzi? Girlfriend? Girlfriend umukobwa mukunda. Mfite abakunzi nabo bose bari kuturana n'abakunzi. No, ufite umukobwa mukundana? Benshi cyane. Ufite girlfriend? Agaze. Ntabwo ngo mfite abakunzi bro, njye mfite abakunzi. Ufite umukobwa mukundana mukanasomana muhuye mukicara mukareba filime, umukobwa ukunda kurusha abandi bakobwa? Actually ubundi twe dukora ibintu byitwa situationship right now. Twabonye ibintu byo guspecialize abantu abakobwa batakibikunda. Ibintu byo gukora iki? Abakobwa ntabwo bagikunda umuntu ngo bafatanga akabagira wenyine bashaka abantu baba freedom nabo bakaba freedom mukajya mubona mukeneranye kugatsinga. Hano dufite abakobwa bameze nka ambulance ukora gata uri gay. Actually ariko mfite umukobwa kumva mfite umukobwa ndi gutereta ariko sinzi niba azanyemera. Subiri inyuma Ani sigara abakobwa basigaye bakora nka kizimyamwoto. Ukora agahita zako akaba kugeze imagine Sadeza uri kirara nubaho. Ariko narahindutse. Warahindutse? Mfite umukobwa ndimo ndagigiza sinzi niba azanyemera. Ngiye ngira ikibazo rero kimwe. Ese gato mumbwire. Nkundwa n'abakobwa batatu. Abakobwa either shaka ko ari mubi
cyangwa se akaba ari mukuru cyane cyangwa se akaba ari muto cyane biragorana kugira ngo nzabone uko wankunze ari mu kigero cyanjye ari na mwiza nyine 10/10 birangora birangora cyane ubu ni umukobwa ufite imyaka 30 ngo baby ngo ngiye rwose ngo don't worry avuga se yagiye kunyadopta noneho ukareba umuto nkayo n'undi nawe ni ingaru ya BTL abaze BTL ahita neza ingaru ngo niki ingaru za BTL ntabwo zizize zindagutumarira Jane walahi ntabwo ukabona ntibisazi ntabwo apevera isheni undi nawe birasaba kumwambika face mask walahi kugira ngo cyangwa backshot rero ruma naragowe cyane ndigusha ndikugigiza umukobwa nanjye nuze ebana ngire girlfriend umwe biri pose kabisa uri buratereta rihe nuwahe kaneteteke nuwa numva kutushira inote oya kugira uzi impamvu se nshaka kubaza kugira ngo ushobora kuba uri burabesha abakobwa benshi uri buratereta abakobwa benshi wavuga nka rundi buratereta buri umwe akiyumva niba uravuga kariti yabamo avuga ati nimba kibagabaga ubwo reka n'umuvuga izina atuye he Nyarugenge vuga kariti Nyarugenge ubwo aba diaspora tubakuyemo ubwo aba diaspora bavuyemo aba Nyarugenge kabisa ariko ashobora no kuba ariko haba muri kuno kwezi ari muri vacation ashobora kuba ari muri vacation azasubira Canada azisubira Norway azisubira Norway ko icyo uhisemo Norway nose ko uhisemo Canada kubera ko ntuye ngiye misemo random nyine ahantu hari hose tu hari ukuntu kera bajyaga basona filime ngo dutangire ahantu hamwe cyangwa ahandi rero nanjye misemo ahantu hamwe cyangwa ahandi asa dumba kano kantu ubu kazi iyo ni award ndi umugome ni best new talent new artist best new artist iyo ni ihe award ya hehe ingi ni yandera ufite imwe ufite award imwe fite imana nkajya na diva diva wa Diamond award nase urumva wari ubikwiriye new artist best new artist urumva ubikwiriye bro ndi black ndi mubi cyane anyways Gezi mfite amakuru avuga ko muri studio utarakora hit Prince Kiza atarakurambika ibiganza wari warakoze indirimbo nyinshi wandikiye abahanzi indirimbo nyinshi barangiza bakanga kuguha credit nari hari ikintu gisekeje buriya indirimbo nagiye nandika kera reka subiremo gutya ntabwo mubaza ndimo ndabwira abantu Diezdora ni umuntu wafashije abahanzi benshi kwandika abantu bataramumenya buriya abahanzi bahitinga cyane mutaramumenya mwebwe bagakora indirimbo za hiti abura umuntu wamuhaga korabo bakaba batarimo raramumeshoninga kugeza ubwo Imana yamurambitseho ikiganza ibyo bintu we wabivuga gute umva nyine nkubwire hari ibintu biba binsetsa nk'indirimbo nagiye nandika kera nkanazibagirwa ubu ngubu bakariko bari kuzisohora meyi wowe reka nubwo nk'iriya ndirimbo ya David Njaya nijye wayanditse kera kera bro iriya ari kumwe na Ish Kevin iyi ndirimbo Davis ari kumwe na Ish Kevin ni wowe wayanditse zamubaza
wayanditse ryari? Ko ari ikintu, niba ari 2021, niba ari 2020, ariko ni 2024, maybe ko ari 2024. Yeah. No, yaguhaye credit se noneho? Menya yarabyibagiwe ko ari njye hari sinzi. Ntabwo ari nziga zayisohora nyine, urumva imaze igihe kinini byataye. Wari uzi ko yayibagiwe? Tamara nzi ko yayiretse nge. Nabaye bahanzi wandikiye indirimbo banga kuguha credit birakubabaza. Abo ko banze kuzimarekana tubihorere, none se turabatereza iki abantu? Tubihorere, ariko nka Davis ariko nabirenze. Davis nyine twakoranye ku ndirimbo nyinshi byatari niri irimo. Nigeze kwa na Davis tu, nigeze kuba. Okay, vuga amahiti. Vuga retse tubwira amahiti wigeze gukora. Ariko abamaye na credits. Abamaye na credits nari bi katuvuga bagwaye credit. Nanditse kuri Jugumira, nandika ku ndirimbo yitwa Sambolera. Nandika kuri Golo ya Kizito Pasi my nigga. Iriya Golo wayanditseho? Ni chefo. Kandi izo ni hiti za danger. Nandika kwitwa Mami yo. Reka. Ndi nanditseho niyira. Mba nizo managiye nibagirwa nk'izo zose. Ariko izo nizo baguhaye credit izuvuze. Izo bagiye mu credit. Nanditse no ku ndirimbo ya Mbanda. Yabaye hit. Mwani ndirimbo nanditse kuri album ya Bruce Melody, ariko Bruce Melody niba bihizi ko nanditseho, niba sinzi. 001 shout out to the king. Album agari munani kitwa Marijuana wayanditseho? Yeah. Bruce Melody Marijuana. Marijuana kabisa. Bruce Melody. Iyo ndirimbo uzi ko yomenya ko guys, mumeze gute kuri TikTok ngo ndabasuje byatari? Oya, Bruce Melody ntabwo Marijuana arimo arayibona. Ndashaka kugira ngo abantu mumvisha indirimbo za Bruce Melody nziza batamenye. Ndashaka kubumvisha kuri album iheruka. Bruce Melody niyo nyina agira amahane, ntabwo ari uvuga ngo niheruka, nyine nuvuga ngo ariko ntabwo ariyo yonyine wanditseho kuri kuza Bruce. Twakoze no kuri Nuza, ariko ntabwo nari nzi ko ari kuri Zahinduka.